Namka turebe isomo. Aha, amahoro y'Imana abane namwe. Nkuko tubana muri video zacu kuri YouTube channel Usenga Imana Imwe TV. Uyu munsi twongeye kugaruka kugira ngo tuganire ku byaha ndengakamere. Ibyaha ndengakamere nagira ngo turaganira ku byaha bitatu. Ibyaha bitatu ndengakamere ni ibyaha byinshi ariko hari ibyaha bigiye ndengakamere. Icyaha cya mbere ni ukubangikanya Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Umuntu ubangikanya Imana icyo gihe amenye ko akoze icyaha ndengakamere. Icyaha rero ndengakamere hano Imana Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ngo kubangikanya Imana iragira iti uzambangikanya uwo ari we wese Imana yamuziririje ijuru kandi azinjizwa mu muriro. Muri sura ya 5 aya 72. Nimwe Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iragira iti ese mbabwire icyaha gisumba ibindi ni ukubangikanya Imana. Yakiriwe na Bukhari na Muslim. Kubangikanya Imana rero biri mu bice bibiri. Hari shiriki nkuru, arwangikanya Imana bikuru no gusenga cyangwa ukagira ikindi kitari Imana. Shiriki ntoya rero ni ugukorera ijisho. Bavandimwe bantu yo ujya gusenga ukorera ijisho kubera ko runaka agiyeyo, kubera ko pasiteri atambonye, kubera ko sheikh atambonye, icyo gihe ukorera ijisho, icyo gihe ntabwo uzagira gute, ntabwo uzaba ukorera ijuru, ubwo uzaba urimo uragira gute, uzaba uri kubangikanya Imana. Icyaha cya kabiri, kwigomeka ku babyeyi babiri bombi. Byaha ndengakamere, kwigomeka ku babyeyi babiri bombi. Ahangaha Nyagasani Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala atubwiye ngo kandi Nyagasani wawe yategetse ko nta wundi mugomba kugaragira uretse yo yonyine no kugirira neza ababyeyi babiri. Umwe muri bo nagera mu zabukuru muri kumwe cyangwa bombi, ntukabinube, ntukanabasuzugure, ntukanavugane nabo ubazamuye ijwi ryawe, uje ubabwira amagambo meza abahumuriza, ubabumbatire nk'uko inkoko ibumbatira imishwi yayo iyo ibonye ikije kwisagararira. Bavanywe rero bantu, umubyeyi ni ikintu gikomeye cyane. Ahangaha rero Imana Muhammad imigisha yaravuze iti ese mbabwire ibyaha biruta ibindi. Muri byo yaravuze iti kwigomeka ku babyeyi babiri bombi. Ufite mama wawe, ufite papa wawe, mu by'ukuri nta nubwo urafata n'umunsi n'umwe mugende kubasura, nta n'amafaranga urabaha, kandi umenye nta mafaranga, nta biryo, ntaki, ariko urimo ubana neza n'umudamu wawe. Bitoje ko mugomba kubana neza n'umudamu wawe, ariko ugomba kwibuka ababyeyi bawe. Umubyeyi ni ikintu gikomeye. Bantu mu nyumva n'abantu mundeba, ndabingize kugira ngo mugende muganirize ababyeyi banyu, muzamutanze ituro imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Icyaha cya gatatu rero mu bintu bijyanye n'icyaha ndengakamere, hari icyaha cyo bita indahiro y'ikinyoma. Iyi minsi abantu basigaye bafite indahiro z'ibinyoma. Umuntu arifata akabeshyira umuvandimwe. Katurebe hano intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze iti, yaragize iti urahira indahiro y'ikinyoma kugira ngo yirire umutungo w'umuyisilamu cyangwa umutungo w'umuntu kandi abeshya, uwo nguwo azahura n'Imana yaramurakariye ku munsi w'imperuka. Abantu muri iyi minsi rero bafite ibibazo, iho umuntu akubeshyira, yamara kukubeshyira akagenda akagutaranga ahandi hantu hose kugira ngo agire inyungu ze ku giti cyawe, yarangiza akagerekaho n'indahiro. Ntabwo ari byiza rero kubona umuvandimwe wawe warahira kugira ngo wirire umutungo wiwe cyangwa se wamucisha umutwe. Icyo umenya uri gukora nawe uzamenye ko azagera gute, azakigukorera. Iyi video tunareba uburyo ki Imana yagiye ibivugaho. Wabillahi tawfik. Assalamu alaikum wa barakatuh. Naam, nuko rero ariko bavanywe Islamu mukore subscribe, n'abandi mutarabasilamu mukushyire comment, ariko twongeye turahuye. Zulaika, assalamu alaikum wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kombona uri ni bage uvuye he? Mvuye hano higa, ariko inyigisho zanyu twarazikunze cyane, ariko Imana ije ibamera umugisha. Zirabubaka neza cyane. Okay, Imana namwe ijye ibaha umugisha, sibyo? Yego. Sawa rero. Sawa.